abaturage ba Uvira, abaturage ba Bukavu bakeneye gukora urujya n'uruza kuko baba bagiye gutabarwa? Tuzi neza ko abaturage ba Uvira bameze nabi, bamerewe nabi kuko bahora badutabaza ariko mwibuke uko twavuganaga muri gutabariza abaturage ba Goma. Yego twageze aho turaza hariya n'amaherezo tuzahagera bose baratabaza. None sinkubwiye se ko radiyo yacu igirayo? Radiyo ivugira ahangaha Goma, iragira na Mwenga hose bakayumva bati ni byiza cyane, feedback bati turabumva kabisa, mugere vuba ahubwo mutugereho. Hari umwe mu bantu bakurikira igitangazamakuru cya Bwiza TV ndetse ukurikira amakuru ya activite za M23 AFC M23 n'umukongomani wavukiye muri Masisi yitwa Gigi, yambwiye tuzambariza abayobozi ba AFC. Arambwira ati yewe ndo umukongomani, twagiye mu nkambi turi abana batoya, twigeze tubana ikarita y'itora, nta cyangwa na kimwe dufite cy'ubukongomani, twabaye mu nkambi, mva mu nkambi njya muri Amerika. So nubango ndo umukongomani w'umunyamerika, ariko ikintu yambwiye ko yigeze kuzana umujyi wa Goma asabwa ko kwishyura amafaranga ya visa. Ati se ko ndi umukongomani kandi nkaba nta proof nimwe mfite igaragaza ko mfite icyangombwa, navukiye muri Masisi cyangwa se Ruconi, nasanze abantu benshi bagihurijeho tujya mu nkambi, ariko tuje iwacu dusabwa amafaranga yo kwishyura visa. Atuzatubarize icyo abayobozi bacu babitekerezaho cyangwa se icyo badufasha. Tubahaye ikaze muri Prime Health Infinity. Ubu rwose biroroshye, nta mpamvu yo kwivuza ari uko warembye. Tugane tukugira inama zizewe kandi tuguhe produit z'umwimerere nziza ku buzima bwawe, zigizwe n'ibinini 80%, izindi zikozwe muri siro ndetse na powder zikomoka ku mugabane wa Aziya, mu bihugu nk'Ubushinwa, Ubuhinde ndetse na Malaysia. Produit zacu zikoreshwa mu kwivura ndetse no kwirinda indwara zose, zirimo iz'imyororokere ku bagabo n'abagore, kubura ubushake, gucika intege mu gikorwa no kutabyara, prostate, umwijima, umuvuduko w'amaraso, diabete, stroke, impyiko, umugongo, amibe, igifu, hemorrhoide n'izindi ndwara zose zananiranye. Abari muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika naho twagejeje stoke, abari muri Canada, Australia, Europe ndetse na Aziya namwe dukoresha iposita ndetse na DHL mu gihe cy'iminsi 7 gusa imiti yamaze kubageraho. Kubari mu Rwanda ku Gisenyi ni ku muhanda w'amadepo ibumoso umanukiye kwa Kraveri, i Kigali ni umuhanda uri inyuma y'isoko ujya Kigali Parents hakurya restaurant yitwa Vision. Wanadusanga kandi Goma ni muri gare centrale do Goma hafi ya Rompwe umuryango wa kabiri aho bisi zisohokera. Turabibutsa yuko Goma na Gisenyi twamaze kubagezaho massage kugira ngo dufashe abakeneye kinetherapy, imitsi ndetse no kurwanya stress. Ku bindi bisobanuro waduhamagara kuri 0782 99 057 Tubahaye ikaze muri Prime Health Infinity. Yes, ibihe byiza kuri mwebwe bakunzi ba Bwiza TV na bwiza.com aho muri hirya no hino mu bice bitandukanye. Ubu ngubu turi mu mujyi wa Goma, hano turi mu mujyi wa Goma ni ku biro bya AFC M23 aho tugiye kugirana ikiganiro n'umuvugizi wa AFC M23, umuvugizi wungirije Dr Oscar Barinda, ahagiye kutubwira ku bibazo byinshi abantu bagenda bibaza, ibijyanye na Doha, ibijyanye na diplomasi yabo muri iki gihe, ibyo Tshisekedi amaze imisi avuga, ibyo abantu bibaza kuri polisi, ibyo abantu bibaza kuri visa, ibyo abantu bibaza ku bice batarafata, ibyo abantu bibaza kuri Minembwe, ibyo abantu bibaza ku bice byinshi cyane bya Uvira, Pinga n'ahandi ndetse n'ibikorwa by'iterambere. Nimucikure n'iki kiganiro Jane Mekeka Iranga hano mu mujyi wa Goma aho twaje kuganira n'abayobozi bafite kugira ngo bakure umucyo ku bintu byinshi tugenda twibaza. Yes, reka tubashimire kandi tubakire bakunzi ba Bwiza TV ndetse na bwiza.com. Nkuko mubibona turi mu biro by'umuvugizi wa AFC M23 aho twagiye mu kiganiro tuza kumbazamo ibibazo byinshi bitandukanye bamwe mukunze kwibaza cyangwa se mukunze kutubaza ngo tuzabarize. Twagize amahirwe yo kugera mu biro byabo ndetse baranatwakira. Turabashimiye ko mwatwakiriye. Murakoze cyane, ikaze cyane Meki. Murakoze cyane. Tukaba tugiye gutangira rero tugira ngo tubaze amakuru yanyu meze muti. Oya, turaho tumeze neza. Na amahoro, turi amahoro. Nkuko washoboye kubibona baturutse mu Rwanda urambuka umupaka bakwakira neza. Yego. Uraza sinzi uburyo wakoresheje ugera hano ariko byose ndumva byabaye amahoro.
njye nakoresha akamoto kandi ni sawa nta kibazo. haba utumoto tuba tuhari hariya ku mupaka, yaba utwatiri tw'amataxi dutoya, inini z'ubwoko bwose, amajipu, icyo umuntu yifuza cyose kirahari, kiba gihari kandi kiba kiri hafi aho ngaho ku mupaka kugira ngo gifashe abantu bose bashaka gukora ingendo, yaba mu mujyi wa Goma, yaba mu nkengero zaho, yaba se kure yaho, hose ibyo byose birashoboka kandi birakorwa. Ejo bundi twakiriye abavandimwe b'umuryango wa Mwangacucu bari baje guherekeza wabo, bumva baje ari abantu benshi, amahoteli yaruzuye, bamwe bacumbitse za Serena Gisenyi yuzuye, yohereza abantu hano Serena Goma nayo yari hafi yuzuye, n'andi mahoteli yose baraje, umuhango wagenze neza, na benshi batashye ejo bamaze guherekeza uwabo. Bitandukanye nk'uko byabaye muri Uvira igihe Colonel Patrick Ngabonziza yaherekezwaga, waguye mu mpanuka y'indege Kisangani. Umurambo we barawuzana n'indege ugwa Bujumbura, maze bawushyira mu abasirikare ba leta barawusikotinga, ariko bageze muri Uvira bacyambuka umupaka ibibazo abazalendo batera umuryango we, batera barabarasa ku manywa y'ihango, ku buryo byasabye nk'ibyumweru bindi bingahe kugira ngo uwo murambo bazashobore kuwushyingura. Rero hari itandukanyirizo hagati yacu na leta. Twe turavuga tuti leta ntabwo iriho, isabwa kubakwa mushyashya. Twe turashaka kubaka leta, ubuyobozi bushingiye kuri AFCM Metro cyane, bufite inkingi enye. Inkingi ya mbere ni igisirikare, ubwo ni umutekano. Harimo igisirikare, harimo na polisi, harimo na za local defense. Abaturage bagira uruhare mu kwicungira umutekano. Ubona ko ingabo turimo turazisohora, zirangiza amahugurwa, hari zarangije Rumangabo, izindi zarangije Cyanzu, zose no kugira ngo zicunge umutekano wuzuye mu duce twose turimo, hamwe na polisi. Rero numva indi nkingi turimo dukoraho ni inkingi y'ubuyobozi, administration. Turubaka administration kuva kuri nyumba 10 kugeza ku muyobozi mukuru ariwe coordinator nanga. Ubwo ni imiyoborere. Turahinoza mu cyumweru gishize, hashize ibyumweru 2 twagiye mu mahugurwa twese. Tujya muri semina y'imiyoborere myiza. Habanje abayobozi bakuru, yakurikizaho n'abandi bakadira bose, mbese abanyamuryango b'icyama bose. Biva hano mu ntara y'amajyaruguru bijya mu ntara y'amajyepfo, aho byarakozwe. Urumva ko turashaka kunoza imikorere n'imikoranire kugira mu buryo duha abaturage serivisi. Indi nkingi turimo dukoraho ni inkingi y'ubutabera, justice. Ziko ubutabera na Tshisekedi wenyine yarabyivugiye, ubutabera bwa Kongo burarwaye. Urumva, ariko ntacyo yigeze abikoraho. Mwabonaga minisitiri w'ubutabera kuntu yazaga hano, ubundi Constant Mutamba, we wenyine ubu bakaba baramufunze, yarazize kunyereza mu mutungo w'igihugu, ngo ahantu yagomba kubaka gereza Kisangani amafaranga yose akayitwarira. Aho yaza hano kuri Goma, akazana ibintu by'ivangura hariya kuri gereza ya Munzenze, ngo uri butunga agatoki uvuga ururimi rw'ikinyarwanda ndahita mufungura. Naho uwo nguwo mujyane muri gereza ya Angenga ahandi. Iyo ni gereza iba mu mazi munsi y'ubutaka. Ati uwo munyarwanda ndamujyana muri gereza Angenga, naho uwo mukongomani uri mutungira agatoki we ndamurekura kubera ko yagaragaje atitaye ku byaha yaba yarakoze. Rero twe turavuga tuti twubake ubutabera bushyashya. Ngo twakoresheje amarushanwa
cyangwa ibizamini. Yego. Ibizamini by'abahisha nkiko se twarabikoresheje. Ubu turashaka kubaka ubutabera bushyashya. Rero ubuyobozi bwa AFCM 23 burazana ivugurura, burazana reforme muri sekta zose, kugira ngo abaturage babone itandukanyirizo, bamenye n'icyo turwanira icyo ari cyo. Nyakubahwa Dr. iyo muvuze ko muri guhindura ibintu byinshi, bivuze ko byanga byakunda ubuyobozi bw'Kinshasa cyangwa se ubuyobozi bwa Kongo buzubakira kuri AFC. Ntabwo mwe muzijya, kuko urabona hari uburyo muri principe mwasinye idoha havugamo ko hagomba ko restauration de l'État, ariko mukunze kumvikana yaba coordinateur Colonel Nanga, yaba mwebwe ubuvugizi bwa MP3, mukunze baravuga ko Kinshasa nta buyobozi buhari no mu bindi bice, ahubwo ubuyobozi buzavana iwanyu bujya mu bindi bice ubageraho. Kandi urabizi neza ko abaturage barabishaka, baratabaza buri gihe bati muze mutugereho, natwe mutugeze kuri ibyo bintu. Twumva abaturage ba Goma, abaturage ba Bukavu, ndetse mu tundi duce za Rucuru, za Rubero, abaturage baravugana. Ubu ngubu radiyo yacu ivugira hano Goma iragenda ikagera za Mwenge, iyo ngiyo za Kamituga, abaturage bakaduhamagara. Abaturage bakaduhamagara bati turimo turabumva 5 kuri 5. Kumva rero natwe turimo turanoza ibiganiro binyura ku maradiyo, dukora amahugurwa, tuvugana n'izindi departments, urumva, kugira ngo tunoze ibyo biganiro, kuko bizajya bigera ku baturage bose babyumve. So tugiye wenda twinjiye mu kiganiro nyirizina, tumaze kumva ko muhagaze ubuzima bwanyu, noneho turebe ku bijyanye n'iterambere. Muri sashize twabonye hari imihanda mwubatse, murimo mukora, hari ibikorwa by'amashanyarazi, muri rusange ibikorwa mwimije imbere mu iterambere ry'abaturage, kuko umuturage afite umutekano, imiyoborere, akagira ubutabera, wenda akazaho n'uburezi, ibindi byose, ubwo basigaye kugira imibereho myiza. Mu mibereho myiza noneho bijyanye n'ibikorwa by'iterambere muri rw'abaturage ni ibihe? Uzi neza ko twageze ahangaha ari icuraburindi, ari ingoma ya FDLR, ingoma ya Wazalendo, ingoma y'abacancuro, urumva, ingoma y'igisirikare cy'u Burundi n'icya Kongo cya FARDC kitoroshye, ko bita Katanyama. Katanyama, ingoma ya Katanyama niyo rihanga, bakakubwira ngo na esprit ya bien pesa, ngo buri kintu cyose gitangiye n'umutima mwiza kandi icyawe. Ati kimpereza, yabona telefone, ufite telefone iyo yawe nziza, urumva, ati yimpereze kandi n'umutima mwiza, utareba n'inyuma, yimpereze wikomereze. Umva rero twasanze ari iyo ngoma iriho, dusanga baraciye amazi n'umuriro, baraciye internet, tumanaho, ibi byose bidahari, urumva. Rero twagize vuba tubisubizaho. Ubu umuturage wese wa Goma afite amazi hafi ye, urumva. Urize hano ni ahantu h'ubutayu, ni cyo bita Majagi, ni ahantu ikirunga cyanyuze, gihora kinyura buri gihe cyose, urumva, gihora cyanyura buri gihe cyose. Niyo mpamvu bamwe tuba dutekereza tuti uyu mujyi ahubwo ukwiriye no kwimuka, yuko niba dushaka iterambere rirambye, uyu mujyi dukwiye kwiga ubundi buryo ahandi hantu twawubaka, noneho tukubaka n'imitamenwa, ama etaje angahe, urumva, dukakora iterambere rifite umutekano urambye. Rero nkavuga nti burya bwose hari imigezi myinshi hano Goma, ariko yose ica munsi y'amajagi y'amakuru, ica munsi y'amajagi. Rero nta mazi agaragara hejuru, nta migezi itemba, nta kintu. Bisaba rero ko abaturage mwiga ubundi buryo bwo kubagezaho amazi. Twarabikoze rero, twubatse ikigega cy'amazi cyane hariya ku gasozi ka Muguma, kinini cyane, tuvomeramo. Mucyubatse muri iki gihe mugeze hano mu mezi angahe? Amazi yabaga ahangaha, abaturage bahuguraga bapfa
bagiye kuvoma amazi mu kiyaga. Barabyumvaga amatangazo ibiki, abarohama bagiye kuvoma, abarohama bari mu ngendo, ibyo bintu byose nta biheruka kubaho. Nta biheruka kubaho kubera imiyoborere myiza. Ngo hari n'abaturage kuva Kongo yagira ubwigenge nibwo babonye amazi bo muri Kibumba. Yego cyane. Hari igihe twe turababwira ntibabyemere, mujye mubibabwira twaza no kubona. Iyo tuvuze ngo AFC yatanze amazi Kibumba, abantu benshi babyumva. Kibumba nta mazi haba, imigezi yose ica munsi y'intuzi y'amakoro, akaza ikagera mu Kivu, ariko iciye munsi y'ubutaka. Urumva rero abaturage babayeho nabi cyane. Twakoze twubatse ingomero hirya ngiyo, maze ava mu Kirunga turayayobora agera ku baturage. Kuko ibyo ni mu rwego rw'amazi, amashanyarazi. Ubu ngubu hari urugomero rundi twubatse tukiri iriya mu ishyamba. Mwarwubatse mukiri mu ishyamba? Tukiri mu ishyamba. Hagana he? Kuri ahagana ni ku mugezi wa Rucuru. Ubwo ni Rucuru? Mugezi wa Rucuru, hafi y'ibitaro bya ubwo ni Rwankuba. Yego Rwankuba. Ibitaro bya Rwankuba. Urumva ayo mazina yose nitwe twayise, ni mu rurimi rwacu. Yego, rw'Ikinyarwanda. Muraza avuga ati ntabwo muri abakongomani kandi mutuye Rwankuba. Mukomoka Rwankuba, igakondo yanyu ari Rwankuba. Mutuye za Busanza, mutuye za Ntamugenga, za Kanombe. Yego. Urumva rero ibi byose twarabikoze. Amashanyarazi, urwo rugomero rwararangiye, amashanyarazi aza kwiyongera hano mu mujyi wa Goma. Yaje hano mu mujyi wa Goma? Akwira abaturage bose. Rero bose ufite ubushobozi bukeya nabwo hari n'ibyo twakuyeho. Hari bakodeshaga ngo za kontere, barakodesha buri kwezi, akagomba kwishyura n'abari amadolari 11 amadolari yo gukodesha kontere. Icyo kintu twagikuyeho, twaragiciye. Hano abaturage bafite gusa, bafite amashanyarazi, yishyura uko ayakoresha nyine. Yishyura uko yakoresha. Abaturage rero ibyo bintu byarabanejereje cyane. Ku bindi bikorwa remezo twubatse ibitaro bishyashya Kanyarucinya, hamwe bavugaga mu nkambi y'abadeplase, y'abakuye mu ntambara n'ibyabo. Ubwo ni muri Nyiragongo? Ni muri Nyiragongo. Ibitaro bishyashya birahari, wagenda ukabireba ahubwo. Nzabisura rwose. Zabisure. Ibi bitaro bikuru bya Goma turimo turabyagura. Hari ibindi bitaro twubatse muri quartier ya Virunga biguriya, ndetse n'ibindi biri ku Ntosho. Ibihugu byo ku Ntosho nibyo bifashwa na CICR. Ibyo bifashwa na CICR. Ubwo CICR twarakoranye tukigera muri uyu mujyi. Mu gihe mbese umuryango mpuzamahanga wa UN n'abayihagarariye hano wabeshye ngo hapfuye abantu 3,000 ngo igihe twinjira muri mujyi wa Goma. Twakoranye na CICR tubara imirambo y'abantu hano mu mujyi wa Goma, twabonye imirambo 874 kandi bose b'abantu bitwaje intwaro. Urumva twebwe bundi intambara zacu tuzirwana kinyamwuga, ntabwo turwanira ahantu hatuye, tuzirangiriza iyo ngiyo mu misozi no mu mashyamba. Urumva rero icyo kinyema Bintu Keita bavuze n'abandi nkawe ngo 3,000 byahehe, ntabwo bigeze bigaragara. Twakoranye na CICR, umukuru wayo atanga n'ikiganiro kuri radiyo y'Abafaransa abeshyuza ibyo bintu byose. Rero CICR dukoranye neza, n'ubu ngubu niyo ifite dosiye ya ziriya mfungwa zacu ziri Kinshasa, leta idashaka gufungura.
So wenda tukiri aho ngaho tureke ibikorwa by'iterambere dacyo ndaza tushyireho rimwe na Doha. Dr. muravuga ko hari ibikorwa byinshi mwakoze, rimwe na rimwe hari igihe tunabivuga abantu ntibabyumve. Aho nari nkiri ku bitaro. Yego. Noneho rero hari imihanda. Yego. N'amateme y'ibiraro. Amateme ubwo ni ibiraro. Ibiraro. Yego. Hari umuhanda uva Sake ukagera Mushaki, ukagera Bihambwe, ukagera Masisi, uganisha za Walikale. Urumva ubu ngubu umuhanda ugeze ku birometero 3 uvuye Masisi ugeze ahantu bita Irushebere. Urabura ibirometero 3 ngo ugere Masisi centre. Yego. Aho mubwira ngiye mvuye ejo bundi. Yego, ari abantu bari babitubwira genera ko rugeze ku birometero 2. Ahantu wakoreshaga umunsi umwe cyangwa iminsi 2 kugira ngo ushobore kugerayo. Ubu ngubu ukoresha amasaha 2 kugera Masisi. Kugera Masisi centre. Wagendayo ugakora ibyawe ukanataha. Ugataha umujyi wa Goma. Yego. Byiza rwose. Bariya bacuruza ngo bajya za Rubaya. Ubu ngubu bakoresha isaha 1 n'igice. Isaha 1 n'igice bakagenda bagakora ibyabo bakigarukira. Bakagura ibyo bagura barangiza bagataha. Amahoro hari amahoro. Umuhanda noneho rero hari umuhanda wa uriya uva Sake nabwo ujya Kirorirwe, Burungu, Gicanga. Yego. Ubwo ni nawe uzakomeza Kanyabayonga. Yego, uzakomeza nyine Meso. Meso, Kashuga, Nyanzale, ugakomeza za Kanyabayonga. Ubu uzajya mu kaburimbo, gahunda irahari. Bariho barakora inyigo zaratangiye, uzajya mu kaburimbo. Yego. Ya Dr. wenda turi kuri ibikorwa by'iterambere maze kugeza ku baturage. Ubu cyakiraro leta yarashe ahitwa Mpeti. Yego. Cyaminjenje. Cyaminjenje. Turimo turacyubaka. Mwongeye kugisana none. Yego. Ntabwo ari ukugisana, turimo turacyubaka bushyashya ariko tugomba kugikomeza ngo noneho niba zatera za bombe izizakimena. Mugomba nawe gukora umutamirwa. Turi gukora umutamirwa. Ni byiza cyane. Yego. Noneho turebe kuri iyo abantu bumva. Twebwe turashaka kubaka guhuza abantu bakabana, tugahuza n'uduce, tugahuza n'uturere. Yego. Nibwo buryo bw'iterambere. Ubwo nuba ku kiraro cya Minjenje kizahuza Walikale na Masisi. Na Masisi. Abaturage bagende bahahirane. Inzego z'umutekano zibona aho zica zibagereho byihuse. Urumva ibindi bikorwa by'iterambere, ubuvuzi. Ubu twakoze intuza kampanye ya vaccination. Yo gukingira gutanga inkingo ku bana bato n'ibiki byose. Ubona hano muri Goma kuntu hari igihe abantu benshi baremaye barwaye intuza imbasa. Yego. Twebwe rero turimo turabikora. Dutanga inkingo zose zikenewe ku bana bato mu bice muyobora byose. Yego. Birahari. Murakoze cyane Dr. Murakoze. None tuvuye kuri ibikorwa by'iterambere turebe mushobora kugaragaza uko umutekano uhagaze mu bice muyobora. Urugero ikindi mwanadusubizaho, urabona ko muravuga ibikorwa byinshi maze gukora ibikorwa byinshi by'iterambere binarenze n'ibyo tufata nk'urugero mu gihe cya Kirimwami yamaze muri Goma. Hari byinshi atabasha gukora kandi yari afite amafaranga, afite buri kimwe cyose, afite na autorité y'ubuyobozi. Aho nka FC uyu munsi none mu gihe igezemo amashanyarazi, imihanda, ibikorwa mu bikoramo bishobojwe n'iki? Mufite amafaranga, mufite abaterankunga, harimo ikindi kintu mushaka kutubwira? Abantu benshi bumva baravuga ati nyamara FC ntizahava, izahaguma. Natwe dukunze kubabwira ko mutazahava. Muhamiriza icyo aba bantu, kuko umuntu wubaka bigaragara ko ari umuntu uzatora. Kuko akenshi bumvise hari abantu bumbakisha sivuga ngo tuzagarura authority, ariko bikabasha kubacanga ntibabashe kubyumva. Ibyo kugarura autorité ya leta yewe no muri Qatar uko twabyanditse ni ukuvuga guverinoma ya Kinshasa na AFC M23 Alliance Fleuve Congo M23
yego bazafatanya yego bazafatanya kugarura imiyoborere myiza n'iyo autorité de l'État kuko ifite yego aho leta itayifite M23 zabikora urabwira nka hariya za Beni cyangwa se muri Ituri aho Codeco iba yica abantu buri munsi cyangwa ADF na RU iba yica abantu buri munsi ku wundi nubwo hari iriya operation Soja irimo leta ya Kongo n'ingabo za Uganda ariko abaturage baracyapfa yego abaturage baracyapfa buriya tuzi neza ko bazagira igihe bagakora bagasuzuma neza imikorere yabo bakareba ariko tuzi neza ko hari amacenga menshi FARDC ikoresha hariya ibeshya bariya bakorana nabo urumva rero nk'aho hantu nta buyobozi buhari nta leta ihari tuzabisuzuma rero turebe ahatari leta tugende tuyihashyira mugende muyijyana ubwo muzajyana mu buryo Dr. iyo muze kujya abihoze ni buryo bw'ishyikirano aho bizaba ngombwa hose yuko twabyumvikanyeho nabo barabisinye bashyizeho umukono yego kandi bigaragara ko rero imvugo igomba kuba ingiro mu gukorera abaturage cyane ubwo birumvikana hanyuma kubijyanye n'umutekano mbese muri rusange umutekano mu duce twose turimo hari amahoro hari umutekano ku bantu bose nta vangura ku bakongomani bose nta vangura turabikora twatangira handi aho twabanje kugera za Bunagana za Rucuruza hari aho nta mahoro yuzuye abantu baragenda ko bashaka amasaha 24 ku yandi iminsi 7 ku yindi bakora ingendo zabo yakwereka amakamyo ava za Kanyabayongiriya aje guhahira Bunagana yuko hari Bunagana ni ku mupaka ibicuruzwa byose biva mu mahanga aho bigerera abakongomani rero bose bakaza kuhahira bagahaha kugeza saa 4 z'ijoro barangiza saa 5 z'ijoro bagafata umuhanda bakaba kigendera kuko hari ahantu hitwaga Ibusendo hari muri parike nationale parike ya Virunga yego aho hantu niho hari indiri ya FDLR yamburiraga abantu ibicuruzwa byabo bakabica bakabibambura bakabijyana mu mashyamba aho hantu rero twahashyize umutekano abo banze b'amahoro twarabirukanye bamwe twashoboye kubafata tubacyura iwabo twatahiwe aho mu Rwanda abandi barakiruka muri aya mashyamba turabakurikirana ariko kuri uwo muhanda hari umutekano wuzuye abaturage baratambuka n'ibyabo bikagerayo amahoro so mu duce twinshi rero aho twageze hose nuko bimeze keretse mu nkengero yaho niho wenda habaho nk'abantu b'abacengezi bize kumva bazaga kwiba nk'inka z'abaturage hariya muri za Masisi mu nkengero za Masisi ariko ntabwo twashyizeho za local defense abaturage bakagira uruhare mu kwicungira umutekano byarakunze birafasha izo nkuru ntabwo zikiriho yego murakoze cyane rero ni uko leta itubahiriza agahenge ariko ubwo kenshi irimo irakoresha indege z'intambara igakoresha na za drone ibyo murabivuga iki mu bice muri ko iza kurasamo abaturage ibyo nabyo turimo turabishakira umuti ntabwo ari ibintu bishyashya Sukhoi 25 zari hano Goma ntabwo zari munsi y'10 twahanganye nazo urumva turazihanura amadrone y'ubwoko bwose yaje duhangana nayo urumva ariko ntiyatumye tutagera imbere n'ubu bwa nyuma aho ayo madrone ahagurukiraga hariya ku kibuga cya Nzimbere naho twarahageze kugira ngo dushobore kuzimya izo drone n'izo Sukhoi abaturage babone amahoro yego murakoze cyane hanyuma wenda tukiri ku byo mwahaye abaturage ejo bundi twabonye mutaha sitasiyo imwe y'umuriro muri Kamanyura abaturage barishimye cyane mu gikorwa gitangaje mwabakoreye kubera iki mwahisemo kugikora
gukora kino gikorwa hara muri Kamanyura? Bo urumva Kamanyura ni ahantu ni ihuriro ry'imihanda myinshi. Ni ihuriro ry'imihanda myinshi mbese no muri mu mateka ya Kongo. Ni ahantu hakomeye. Hari intambara yigeze kuba mu gihe cya Mobutu. Bageze hariya bamurasa urusasi rutwara ingofero. Rutwara ingofero we arasigara. Iyo ntambara bavuga ngo ni ya Murera. Murere yego. Ya Murere. Urumva rero ni ihuriro ry'imihanda. Umuhanda uva mu Rwanda, umuhanda uva Bujumbura, umuhanda uva i Buvira n'umuhanda uva i Bukavu. Rero kuri twe ntabwo bakomeye kandi kuva hari ubwo bukene bari bakeneye icyo kintu. Twakoze uko dushoboye kose kugira ngo iyo serivisi tuyigeze ku baturage babone nyine yatandukanyirizo hagati yacu na leta. Yuko akenshi hose abaturage bareza ati ibi bintu duhaye mu gihe gito tugejejeho mu gihe gito ubundi byaribaga biriye kwe. Hari n'abafite ubwo ati ubwo nimuzagenda tugasubira ko twari bizagumaho. Urumva rero twe turavuga tuti twebwe nta mikoro menshi dufite ariko duke tubonetse tudukoresha neza. Ntabwo tugiye kuba nka guverinoma. Muri guverinoma bose baba barushanwa guterura za miliyoni z'amadolari. Ntawiba munsi ya miliyoni. Bose barushanwa. Nk'uwo minisitiri w'ubutabera Manyera ateruye miliyoni 19. Urumva hari abandi bari ukuriye inteko ba Kamere bandi n'abandi bo ni majana. Rero twebwe amikoro make tubona tuyakoresha neza kugira ngo tugeze abaturage ba Kongo ku iterambere kandi iterambere rirambye. Yes, murakoze cyane Dr. Oscar Barinda umuvugizi wa AFC/M23 turi kuganira mu kiganiro ari kujyana na Bwiza TV cyane cyane ku bikorwa amaze iminsi barimo ibikorwa by'iterambere, ubuzima rusange bw'abaturage, umutekano. Abenshi mwifuje kugira ibyo mwumva cyangwa se kugira ibyo muganirizwa n'abo bayobozi cyane cyane ko tubagezaho amakuru ya buri munsi. Dr. dukomeje ikiganiro cyacu no twakwinjira muri hari icyifuzo cy'abaturage wenda mbere yuko tujya muri diplomasi. Turebe hano kuri Kamanyura abaturage mwababaje ngo barashaka iki mubwira Fande Makenga barangije basaba gufungura inzira Uvira. Nigiye gira ngo kuva mwafata Bukavu mugera mu bice bya Kamanyura na za Katogota ubona ko ubuzima bwawe bloke hagati y'umujyi wa Uvira n'igice cya Kamanyura ko nta rujya n'uruza ruhari murabizi. Iki cyifuzo cy'abaturage ni inkuru imaze trending cyane cyane maze ikindi ivugwa mu binyamakuru byo mu Rwanda muri Kongo no ku social media bavuga ati amubwe turugiye gutanga inzira ya Uvira. Ibi bintu nk'umuvugizi wa AFC/M23 nibyo koko abaturage ba Uvira, abaturage ba Bukavu bakeneye gukora urujya n'uruza kuko baba bagiye gutabarwa? Bo tuzi neza ko abaturage ba Uvira bameze nabi, bamerewe nabi kuko bahora badutabaza. Bahora badutabaza ariko mwibuke uko twavuganaga muri gutabariza abaturage ba Goma. Yego. Yego. Twageze aho turaza. Hariya n'amaherezo tuzahagera. Buriya hari bigitegurwa mu rwego rwa gisirikare ntambara ariko gahunda irahari. Ukeneye ibikoresho by'ubwubatsi by'umwimerere byuje uburanga binujuje ubuziranenge mudatenguha umwe rukumbi ni Q Center Limited ikuzanira ibyo hirya no hino ku isi nko mu Buhinde na Turkiya. Tugufitiye amakaro y'umwimerere yongerera uburanga, salo, salamanje, ibyumba harimo ya marbre y'ibikoni na dushe n'ayakwifashishwa hanze atangizwa n'amazi y'imvura. Tunagufitiye amaravabo, za dushe, toilette n'ibikoni bya gisirimu, gypsum zo gukora plafo, marine board zizwi nka muba n'ibindi byose mwakenera. Sanga Q Center Limited mu Gakiriro ka Gisozi mu nyubako ya Companion House ndetse no muri Copa
Bacom Business Center cyangwa uduhamagare kuri 0783 142 265 cyangwa 0788 592 403. Ufite ibirori, inama, ubukwe, bidi cyangwa ibindi, igisubizo ni Nova Event Management. Uko tugufasha kuva ku munota wa mbere kugeza ku munota wa nyuma. Timu yacu yuje ubunyamwuga ibihari ku bwawe. Tugutegurira protokole mu muhango wari wose, gahunda zose ukeneyemo mwunganizi mwiza kandi w'umunyamwuga turahari, kuko ababyitabiriye bazagenda bakwirahira. Dukodesha imodoka ku bafite ubukwe, imodoka zitwara abanyacyubahiro cyangwa n'abifuza gutembera, gufata amafoto na video ndetse na live streaming. Dutegura amafunguro, ibyo kunywa ndetse na kofi. Inama kandi ku bijyanye na serivisi z'amahoteli ndetse n'ubukerarugendo. Ukeneye izi serivisi wahamagara telefone 0788 39 80 81 0788 39 80 82. Hitamo Nova Event Management, uryoherwa na serivisi nziza, kuko turenze gutegura ibirori, dukorana uburambe utazibagirana kandi dutanga agaciro gatuma uryoherwa n'amahitamo yawe. Gahunda irahari n'ikiyo kimwe n'abaturage bazakamituga za Mwenga nabo hose batangiye kurira none bagati tumerewe nabi hose baratabaza. None si mubwiye se ko radio yacu igirayo radio ivugira ahangaha Goma, iragira na Mwenga hose bakayumva bati ni byiza cyane, feedback bati turabumva kabisa, mugere vuba ahubwo mutugereho. ubwo bibaza byose natwe batubaza babyumvishe. Wenda hanyuma nibihe bikorwa bishya abaturage bashobora gutegereza wenda mu gushyira imbere muri iki gihe? Muri rusange ni gukora ku mibereho myiza yabo. Imibereho myiza itangira ku mahoro n'umutekano wabo, itangira ku miturire yabo, itangira ku buvuzi bwabo, ndanabivuzeho gato. Santé pour tous, good health for everyone. Itangira ku mashuri kuri bose. Twatangije umwaka w'amashuri ahangaha ku itariki ya mbere y'ukwezi kwa 9, kandi twafashe ingamba, turimo tunazikomeza kugira ngo umwaka uzarangire neza, abarimu bose bahembwe, imishahara yabo bahembwe neza, bahembwe neza, bashobore gutanga uburezi bukwiriye ku bana bacu. Ikindi turashaka gusubiza abantu bose mu mirimo. Yego. Abantu bose mu mirimo, washoboye kugira mu ishuri akaba afite impamyabumenyi ye, tuzakoresha amarushanwa, tugatangaza imirimo ihari, bagakora amarushanwa, abatsinze bakayijyamo. Abatarashoboye kugera mu mashuri turimo turabaha imirima. Yego. Imirimo bakoreye imirimo y'amaboko, bahinge, biteze imbere buri wese mu cyiciro cye. Wenda mukino kuri icyo kintu kijyanye n'iterambere n'imibereho myiza y'abaturage, hari ikigega bushize mwigeze kutubwiraho mugaragaza ko mutangana nimero twagiye tunayiha abantu bifuza gushora imari mu mujyi wa Goma, muvuga ko umujyi wa Goma ugomba kuba umujyi w'ubucuruzi, business land. Nibaza ariko mwabivuze mu cyongereza. Yego. Uyu munsi bihagaze bite ubucuruzi mu mujyi wa Goma? Cyane ko ubucuruzi buri gukorwa hari ikibazo cy'uko nta ndege ziza, abantu bakoresha inzira z'ubutaka cyangwa se n'imipaka y'ibihugu muturanye. Bihagaze biti abantu bari kwitabira? Ese abantu bakomeza kuza gushora imari mu mujyi wa Goma? Ese ni mu mujyi wa Goma gusa no muri za Masina hose nta bukeneye abashoramari? Meki ndagusaba ikintu kimwe. Mbere yo kugira ngo utahe, uzenguruke gusa, fate kariya ka moto, uzenguruke gusa wirebere umujyi wa Goma. Wirebere umujyi wa Goma. Ubucuruzi burakorwa cyane. Urumva ibyo biro nakubwiraga uwo munsi byarafunguye, birahari, byakira abantu buri munsi.
ubona icyangombwa cy'ubucuruzi mu minota itarenze 30 ubu ukibonye kandi mbere yaho byaramaga amezi 6 cyangwa se umwaka utarakibona yuko byagomba kuva Kinshasa ukazategereza ko bigaruka. Waraheze ku matelefone ubaza aho bigeze. Yego. Ubu ngubu mu minota 30 maximum ngo wakibonye. Yego. Ndetse naho ngaho ushobora no gufata hari ibindi facilite ushobora gufata boîte postale aho ngaho mu biro. Ubu bahita baguha nimero yo kwishyuriraho imisoro, mbese baguha facility zose. Nuvuga ngo ni bayita one stop center bibera hamwe byose. Ni byiza cyane pe, urumva ko hariho achievement nini cyane. Yego. Ngira ngo ibyo bintu binagabanya n'ikintu cya ruswa z'amagwiza zibamo hagati. Cyane. Murakoze rwose cyane. Ikindi kiriho nuko muziko twigira ahangaha Tshisekedi yafunze amabanki. Amabanki yose ahangaha za Equity, za Access Bank, za Ecobank, zose zirafunze. Kandi harimo amafaranga y'abaturage. Twe icyo twakoze ayo mabanki twayacunga umutekano. Ubu hashize amezi 9 turi muri uyu mujyi, ayo mabanki aracyafunze. Yego. Dutegereje ko leta izafata icyemezo cyo gufungura abaturage bagere ku mafaranga yabo, kuri savings zabo. Babayeho nabi, ubu habaye nkubwiye ko habaye gutangira amashuri, school fees abaturage bamerewe nabi cyane kugira ngo babone school fees yuko amafaranga yabo ntabwo bashobora kuyageraho. Ugize ikibazo cy'ubuzima ashaka kujya kwivuza ntabwo yaccessinga kuri savings ze bashobora kwifashisha. Rero ibyo biragoye cyane. Twe icyo twakoze twafunguye banki yitwa Kadeko, irakora hano, irakora ni Bukavu. N'ubu turimo hari izindi za microfinance zafunguye, turiho turashaka n'indi banki noneho ikomeye ishobora gukora za transfer n'ibiki, kohereza amafaranga mu mahanga nta kibazo, kugira ngo abakora ubucuruzi bwabo n'abakora ingendo zabo byose bibafasha. Wenda kino gice cya mbere tugisoza kugira twinjire muri diplomasi tujye no ku bindi. Hari umwe mu bantu bakurikira igitangazamakuru cya Bwiza TV ndetse ukurikira amakuru ya activite za M23 AFC/M23 n'umukongomani wavukiye muri Masisi yitwa Gigi. Yambwiye tuzambariza abayobozi ba AFC. Arambwira ati yewe ndo umukongomani twagiye mu nkambi turi abana batoya, twigeze tubana ikarita y'itora, nta cyangwa nakimwe dufite cy'ubukongomani, twabaye mu nkambi, mva mu nkambi njya muri Amerika. So nuvuga ngo ndi umukongomani w'umunyamerika, ariko ikintu yambwiye ko yigeze kuzana umujyi wa Goma asabwa ko kwishyura amafaranga ya visa. Ati se ko ndi umukongomani kandi nkaba ntafite nta proof nimwe mfite igaragaza ko mfite icyangombwa, navukiye muri Masisi cyangwa se Rucondo, nasanze abantu benshi bagihurijeho tujya mu nkambi, ariko tuje wacu dusabwa amafaranga yo kwishyura visa. Atuzatubarize icyo abayobozi bacu babitekerezaho cyangwa se icyo badufasha. Naringiye ngira mu byo ntago kare karimo kubakozeho akantu kuri nge numvishe kari ingenzi kuko bagahura ari benshi cyane. Abantu murabwo iki Dr. mushobora kubafasha iki? Ni iki bakora kugira ngo basi bazasure? Hari n'abatinya kuza hano. Ntabwo bakwiriye gutinya. Hano ni iwabo. Hano ni iwabo kandi mu byo twaharaniye nabyo birimo. Rero abo bantu mbere yo kuza muzajye muduhuza nabo, bazajye bahura n'ubuyobozi, bazajye bakontakta ubuyobozi, bahamagara ubuyobozi. Yego. Bahamagara ubuyobozi. Ntabwo bakwiriye kwishyura abatahi babo. Hari benshi, rega nanjye nyine ikarita ya nyuma mfite, nubwo muri Kongo nta byangombwa bihaba. Urabizi neza ko icyo bakoresha ari ya karita y'itora. Nanjye yanjye mfite ni ya 2006. Ukane ni ya kera, ntabwo yakwemerwa hanze. Rero iyo habaye umuntu nk'uwo uje, hari ibyangombwa dutanga hariya ku mupaka. Warabisobanura ku mupaka? Bakamuha icyangombwa kimwinjiza mu gihugu cyanamusohora.
iyo ari umukongomani ubwo bitewe n'uko yabasobanuriye n'iki. Yego ubwo birumva ko gufata iyo contact agitegura urugendo kugira nyine ngo atazishyurirwa byose byaba bisabwa ku bandi banyamahanga. Contact ziri public, contact zacu ziri public. Mushobora kuzibaha wenda urugero bakeneye kubabaza niba ntacyo batwaye mwazibaha bakeneye tuvugana nabo bari mu mahanga, dukorana nabo amanama kuri telefone, kuri za Zoom, iyo bari bo bazajya begera. Hariyo za organisation ya diaspora zirahari zishobora kubafasha. Ubwo abayobozi ba diaspora, abayobozi ba community runaka bashobora kubafasha kugera ku bayobozi. Mu by'ukuri bibaza ko abantu barasubijwe. Barasubijwe ababitubazaga kimwe n'abandi bandi kuko nabibajijwe n'abantu batatu ariko baransayininga ngo nzakubaze ati muzavugana na dogiteri uzamubaze ikibazo dufite. Ati kuko turifuza kimwe n'ababifuza gushora imari baba kongomani babahari n'abandi ndetse twabigenza gute. Harimo n'abakibazo kuri ubu umuntu maze imyaka 30 atari wabo cyangwa imyaka 20 bigoye cyane. Biragoye ngira ngo namwe niba ari mwe mwabimbwiye sinzi wambwiye ko yayoboye inzu yo mu mujyi wa Goma. Mugifata umujyi wa Goma ashaka abantu bajya kwimwereka namwe ati nusuye sinahamenye. Natwe twaje twe twaherukaga ryari harashize igihe kinini cyane. Harashize igihe kinini. Harashize igihe kinini. Navugaga mu mujyi wa Goma 2010. Yego. Bari mu 2010. Ni ikibazo gikomeye. Ngiye nakurusha ko ngiye nawe herukagamo 2021. Okay. Ariko nahise nongeye kugarukamo. Yego. Byageze biragorana cyane. Biragorana pe, biragorana rwose kuko ngiye nigeze no kwafatirwa ariko yego. So murakoze doctor. Murakoze igice cya mbere uno tugiye kujya mu gice cya diplomasi. Yego. Ubwo no kugira ngo abantu badukurikiye bazarambirwe biba iminota myinshi ariko ibibazo by'ingenzi ku bisubizo by'abaturage, ibikorwa by'iterambere mufitiye abaturage, ibyo mwamaze gukora, uburyo abaturage bagera ku cyicaro bakeneye gushora imari, uburyo bagana AFC hano mu mujyi wa Goma, uburyo abafasha gushora imari. Ikindi kintu ndadushaka kubaza cya nyuma kijyanye n'amafaranga. Mu minsi haravuga amafaranga make muri kino gice muyobora, amafaranga ari guhenda cyane. Amakongomani ubwo kera twahitaga amanuvo, sinzi muri wakitwa amanuvo niba ari guhenda aho no ku madolari usanga ari make cyane. Abava mu Rwanda bafite amanyarwanda yagiye ari kujya hasi cyane. Iki cyo murakivuga iki kuko niyo nkuru ugiye mu bantu bambuka bakoresha umupaka bavuga. Ikiriho nuko amafaranga congolais, amafaranga y'amakongomani aturuka Kinshasa. Aturuka Kinshasa akagera za Beni iyo ngiyo, maze abantu noneho bakayazana hano. Uko bayazana rero bayazana nta mutekano bafite. Uko bayazana muri ayo mayira bayabambura bagira bate babazalendo y'amabariyeri yabo aracyahari. Ya manyanga yabo aracyahari baracyayakoresha. Akagera ino rero ahenze ni nk'ukuntu bya birayi byavaga ngungu bikagera hano, ariko kugira ngo bigure amafaranga 1000 bikagura 3000. Ariko ubu ngubu wagenda ukabaza, sinakubwiye ugenda utembere, genda ubaze. Ibirayi ngo bigura make cyane hano rwose. Nuvanga ibyo kurya mu mujyi wa Goma ubu ni ubusa kabisa, byarahendutse cyane. Rero nubwo bashyiraho icyo kintu cyo kuzamura amafaranga y'amakongomani, ayo ariyo yose umuturage yasingira yakoraho ashobora kujya guhaha akigira icyo atahaza. Kuko twebwe ibiciro byose twarabimanuye, twarabihananuye kubera nta bariyeri zikihaba, imihanda yarakozwe, abacuruza mu modoka yikorera ibyo byo kurya ayakura mu baturage babisaruye akageza mu babikeneye hano mu mijyi minini. Wenda kuri icyo cy'amafaranga umuntu yakwibaza ngo usibye izo nzira amafaranga y'amakongomani anyuramo kugira ngo agere mu mujyi wa Goma, uyu munsi ifaranga ry'ikongomani rifite agaciro cyane, agaciro karyo mu mujyi wa Goma karazamutse. Wareba amadolari y'Amerika yasubiye hasi, idolari hano ni nk'ubusa riravunja ubusa. Wagenda abanyarwanda
aho igihumbi cy'amakongomani cyavunjaga by'amanyarwanda uyu munsi bibiri by'amanyarwanda bibiri by'amakongomani byavunjaga igihumbi cy'amanyarwanda. Yego. ubu ni magana angahe? 950 cyangwa bakabona n'icyatanu. No, uri kubikonfuzinga Kofi. Ni ukuvuga ngo ibihumbi bibiri by'amakongomani byavunjaga igihumbi cy'amanyarwanda. Ubu ni icyatanu cyangwa se 1,800. Ni ibintu umuntu yavuga ko kubera icy'agaciro k'ifaranga ry'ikongomani kazamutse uyu munsi mu mujyi wa Goma, ni iki cyaburaga ahubwo? Urumva hari ibikorwa twe dukora, hari ibyo nari ndi kubasobanurira. Iyo tuvuga nk'ibiribwa iyo bibaye byinshi bigura amafaranga make. Urumva? Iyo bibaye byinshi, iyo ni ibintu babyita offre na demande. Iyo offre iba nyinshi, demande iragabanuka, icyo gihe ukabigura ku mafaranga makeya. Icyo gihe rero amafaranga yo hanze yandi nayo atagaciro kubera mbese umutungo w'igihugu wiyongereye. Twebwe rero aha turi umutungo uri muri yongera buri munsi. Urumva? Umutungo uri muri yongera, economy iriho irazamuka. Bityo ifaranga dukoresha ry'ikongomani rikagira agaciro kurenza ayandi hano mu mujyi wa Goma. Ari hano mu mujyi wa Goma no muri Sud Kivu. Ndibaza ko twasoreza hano igice cya mbere kugira ngo tujye ku kintu cya diplomasi.